ndakubwira ni hari abantu usanga bagira imijinya ugasanga kiri mu bintu irahira akavuga ati ngiye ngira umujinya pe ati ngiye ngira umujinya iyo narakayibura nta kintu gishobora kumpoza ariko biri mu bintu bitari byiza cyane biri mu bintu biba bitari byiza muri ubu buzima tubayemo kuko akenshi ingaruka zabyo cyangwa uko bigaragara nyuma effect cyangwa resulta biza gutanga ntago ziba ari nziza. Rero imwe mu nkuru turi buganireho uyu munsi igaragaza cyangwa se ivuga igasobanura ku bubi bw'umujinya. Yes, ariko abo bantu babaho pe. Abantu babaho cyo turakyemeranya ko hari umuntu ugira umujinya paka avuga ati ngiye ikintu cyose cyaba kiri hafi nta kigukubita, ikintu cyose nabona hafi pfa kuba narakaye pfa kuba ntameze neza, aho ngaho ntago duhuza ntago tuganira ngo twumvikane. Rero ibyo bintu ntago ari ibintu byiza. Rero niba uri kutwumva ukabuzi kugira umujinya nk'uwo ukabuzi kurakara bene ako kageni, ni ibintu ukwiye kwihana burundu kandi ni ibintu ukwiye kureka pe, kuko ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bitari byiza habe na gato. Hariho umusaza ariko wagiraga gutya yacuruzaga ibintu by'imbaho, ibintu by'imbaho bibaje, aba carpenter sinzi ukuntu nabita buriya, reka tubite nk'abacuzi. Urabona abacuzi gutya bacuruza ibikoresho bikoze mu byuma yewe n'imbaho, akenkayoli bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari ku mugoroba rero ubwo umugabo wacuruzaga ibikoresho by'imbaho yari afite agakenkayoli gato gasanzwe, yarafunze arataha. Rero mu kumara gutaha nk'ibisanzwe yibagiwe gusiga afunze idirishya ry'aho ngaho yacururizaga. Nuko ku mugoroba umaze kugoroba, inzoka yari ishonje yinjiye mu idirishya, yanyuze mu idirishya, nyuma igwa hasi, igwa muri iyo nzu nyine bacuruzagamo ibikoresho by'ubwubatsi. Mu kwinjiramo yatekerezaga, mu kwinjiramo yumvagayo iri bubonemo ibyo kurya, yumvaga iwe nk'ahantu heza iri bubone ibyo iza gufata, ariko ntago ariko byahagendekeye, ntago ariko byari bimeze muri ako kanya, kuko urumva nyine byasanzemo byarana ama tournevis, ama pence, iyo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ubwo mu gukomeza yurira igenda izenguruka agira ngo irebe ko hari aho yabona icyo ifata, irebe ko hari aho yabona ikirya, ya nzoka yagize gutya yizingira ku kaguru k'imeza, akaguru k'imeza yarikoze mu mbaho. Noneho ya mbaho y'ameza hejuru hari hateretseho ishoka. Ishoka yagize gutya iramanuka, pafu iba yikubise hasi. Iyo shoka rero mu kwikubita hasi, mu kumara guhubuka ikikubita hasi, igiti kino bakoresha bafasheho bari gukoresha ishoka cyabaye nk'ikigize gutya gikora kuri ya nzoka ho gatoya, kirayikoma. Rero ya nzoka yari imaze kugira umujinya, ibona nta kintu cyo kurya ifite aho ngaho, ibona nta kintu yaje kumara aho ngaho, kandi itari bubashe kongera kurira ngo ibone uko isohoka. Yarahindukiye ireba ya shoka yikubiseho, ireba cya giti kikubiseho, ihita igira umujinya wayo urazamuka, itangira kwizingazingira kuri cya giti cy'ishoka kugira ngo wenda irebe ko yagikanda nayo ikakibabaza. Ariko ibyo ntacyo byatanze, ibyo nta kintu byahinduye, kuko igiti cyari cyumye nyine nta kintu cyari bwumve. Inzoka mu gukomeza kureba ibona iravuga ati sha wansuzuguye, reka nze nkwereke. Niko kwigira hejuru ho gatoya, ya nzoka iba nk'iyasamye,
ikubita yamenyo yayo cyangwa se isa nk'igiye gutera ubumara hahandi hamwe hejuru ku cyuma nyine baba bakoresha kugira ngo babashe kwasa ibintu bigiye bitandukanye. Inzoka yakubise amenyo gutya ivuga ati reka nze nanjye nkwishyure, reka nze nanjye nkumvishe uburibwe unteye nanjye mbugusubize. Gusa ariko nanone ya nzoga ubwo urabyumva nyine ubwo buribwe yagira ngo itere icyo giti ahubwo nibwo buribwe bundi yarimo yiyongerera. Ubwo buribwe yagira ngo ibabaze iyo nzoga nicyo kintu yarimo yikora kugira ngo yongere ibabare kuko ni ibwaciye kabiri ntihatinzeho gato yahise itangira kuva amaraso. Yongerera arakaye aravuga ati yewe ndagerageza kukubabaza ukansubiza ububabare nkuteye, reka nze nongere nkwereke. Irongera isubizamo bwa kabiri. Rero mukumara gusubizamo bwa kabiri, mukumara kongera kugerageza kureba ko yahangana n'ishoka, ya nzoka byarangiye ihasize ubuzima. Ya nzoka byarangiye ikomeje kuva amaraso, ntiyaba ikibashije kurenga aho ngaho. Mu gitondo nyiriduka yaraje aje gufungura nk'ibisanzwe. Mukumara gufungura yasanze ishoka iryamye aho ngaho n'inzoka iri aho hafi yizingazinze kuri cya giti n'amenyo yayo yaheze muri ya shoka. Ubwo rero muri ako kanya nyiriduka yahise abona ko ikintu cyishe ya nzoka, ikintu cyatumye ya nzoka ipfa atari ikindi ahubwo bari wa mujinya, bwari bwa burakari inzoka yagerageje gutera ishoka. Uko yasanze nyine akanwa k'inzoka harimo ishoka, urumva nta kindi kintu yari igamije, amaraso ari kuva. Nuko byarangiye. Rero ndagira ngo mbwire wowe uri kutwumva muri aka kanya, ndagira ngo nkubwire wowe ukurikiye radiyo Agaciro muri aka kanya, hari ibintu dukora, hari reaction ugira runaka ariko zidakenewe. Buriya umujinya ntabwo ari ikintu cyiza umuntu akwiye kugira cyangwa kwibikaho. Ukwiye guhorana ubwitonzi n'amakenga, cyane ko buriya no muri ubu buzima tubayemo iyo ugerageje kubabaza cyangwa kugira umujinya, gutera abantu ibibazo, iyo ugerageje kureactinga kuri buri kintu cyose cyakubayeho, nawe ubwawe hari igihe wisanga wongeye kubabara nanone, kandi uzi ngo wari wabyikuye, uzi ngo wari wabyohereje. Twari dukwiye kubanza kwibaza nimba koko iyi reaction buriya mu isi dutuye habamo icyitwa action and reaction. Iki ni ikintu ukora kikagira n'ikindi ngaruka zacyo. Abazi ibintu bya karma, abantu bakurikirana Hinduism barabizi neza cyane. Ubundi ikintu umuntu akoze kiramugarukira uko byagenda kose. Kiriya akaba ari kimwe mu bintu tuzaganiraho ubutaha, ko ineza ugize ikugarukira, yewe ni nawe ugize nayo ikakugarukira. Urumva rero umujinya wawe, uwo mujinya rwose wirata ntabwo ari ikintu kizagakwiye kuba ufite, ntago ari ikintu kizagakwiye kugumana. Ukwiye kwiga kubireka, ukareka umujinya wawe, ukiga kugira amahoro, kandi ukibaza nimba koko ikintu ugiye gukora gikwiriye, ikintu ugiye gukora nimba ari ikintu gishimwa koko. Kuko ntabwo ari buri kintu cyose gikenera reaction yacu, ntabwo ari buri kintu cyose kitubayeho ngo gikenera ko natwe tugira ikindi kintu tugikoraho. Hari ibyo tuba dukeneye kureka, tugatuza tukabireka, ubundi tukabyakira, kuko ubwo ari bwo buzima nyine. Utazisanga umujinya wawe nawe hari ahantu gusize utari kubasha gusimbuka, ukisanga umujinya wawe haravuga ngo ngira umujinya ngo w'umurandura nzuzi rega. Ugasanga umuntu aricara akavuga ati njyewe ngira umujinya w'umurandura nzuzi pe. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza nshuti yanjye, ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza rwose. Ukwiye kwiga kugira amahoro, ukiga kubana neza n'abandi bantu bose, nyuma tukabana tugatura isi dutuje,
kuko na rimwe uzasanga ibintu bigenda mu nzira yawe nk'uko ubishaka, ariko nanone niba bitagiye nk'uko ubishaka ntabwo ari ngombwa nanone ngo usange urakarira cyangwa ukagira umujinya nanone witura abantu inabi, wowe ukabana inabi, uvuga nabi. Hari abantu batazi kuvuga neza mu buzima bwabo, ugasanga ahora avuga nabi, ahora n'umunabi, umutima mubi. Yewe pe, kwiga kugira amahoro ugatuza muri wowe, kuko nicyo cy'ingenzi, nicyo kigukwiriye kandi nacyo kiza kuri wowe, bituma ugira amahoro, bigatuma ugira n'ubuzima bwiza. Anyway, rero ndakwingingira kugira ngo niba uri kutwumva muri aka kanya ugerageze ugire ibintu uhindura mu buzima bwawe, ugerageze ugire imyanzuro yindi mishyashya ufata, ugerageze wige kureka kandi ureke burundu ubikuvuyemo ikintu bita umujinya. Tandukanya umujinya buriya no kurakara. Hari abantu usanga bagira umujinya ariko wo ku rwego rwo hejuru, ariko kurakara nanone nabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ari byiza, kuko nibyo bituma umuntu agera ku mujinya. Ukwiye gukora move zawe, ugatera intambwe yawe witonze, kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi utazisanga umujinya wawe wakugarukiye kandi nta kugwa neza, kuko buriya ngo umujinya ntiwubaka, umujinya nta kintu na kimwe uzamura, ahubwo urasenya gusa. Umujinya urasenya ntiwubaka. Reka nizere ko wagize ibihe byiza kudukurikirana. Hasigaye iminota 8 kugira ngo isaha 8 igere muri studio za Radio Agaciro. Nanjye mwabanye kuva dutangiranye ku isaha 7. Nari Jovanisi ikora uko ishaka. Reka rero nkomeze kubaragiza Imana ikomeze kubarinda. Ni ukuri pe, nimba wadukurikiranye, nimba wabashije gukurikirana ibyo twaganire byose, umuntu wese wakurikirana ikiganiro ubuzima uyu munsi, ugakurikirana amateka, bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka uyu munsi, ukuri Imana iguha umugisha. Ndabakunda cyane. Naho utaha ikiganiro nakagaruka ni uri wa mbere kugera kwa gatanu isaha 7 zuzuye. Shalom.